biratangaje cyane iby'Imana idukorera, ariko ikibabaje ntitujya tubyitaho cyane. Nyamara Imana ni nziza niwe kuturengera, nyamara Imana ni nziza niwe kuturengera, nyamara Imana ni nziza niwe kuturengera. Biratangaje cyane iby'Imana idukorera, birakwiye dushime iyo Mana itwitaho cyane. Nta kindi kitubeshejeho n'ubwo buntu tugirira, nta kindi kitubeshejeho n'ubwo buntu itugirira. Nyamara Imana ni nziza niwe kuturengera, nyamara Imana ni nziza niwe kuturengera. Nta kindi kitubeshejeho n'ubwo buntu itugirira. Uwiteka Mana ikomeye, turagushimiye kandi turaguhimbaje. Biratangaje cyane, udukorera ibikomeye bitangaje tutazi, tudashobora no kubasha kumenya, ariko ntitujye tubyitaho. Tubabarire Mana kuba tutita ku neza yawe, kuba tutita ku burenzi bwawe, kuba turiho n'ubuntu bwawe. Ntabwo ari imirimo myiza, ntabwo ari ibyo dukora byiza, ahubwo ni ubuntu bwawe. Nta kindi kitubeshejeho usibye ubuntu bwawe. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro kubw'ubwo buntu twahawe nawe. Imbere yawe muri uyu mwanya ndakwiyegereje Mwami Yesu, kugira ngo ubane nanje umwanya turi bumare hano wose, ube uguhesheje icyubahiro Mwami Yesu. Ndasabira n'abantu bose bazafungura iyi video, uzabashe kubasura, uzabashe kubagirira neza, bazabashe kukumva bundi busha, bazabashe kuguhindukirira. Abatarakumenya Mwami Yesu bazabashe gufata umwanzuro wo kukwakira nk'umwami n'umukiza, ndetse n'abakumenye ariko bibagiwe bari mu ntege nke, Data wongere babyuke, wongere bakuramye, wongere banezezwe n'ibyawe. Urakoze Mwami nyiribihe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Muraho neza, twongeye kubaramutsa. Mwami Yesu nabagirire neza. Amazina yanjye nitwa Nahimana SP. Ku bantu bashobora kuba bafunguye iyi video bwa mbere, ariko bwa mbere bambonye, ariko bwa mbere basuye iyi channel, nuko nitwa Imana ibahe umugisha. Ndabiyegereje umwegere n'Imana ibagirire neza. Negereje abanyamuryango ba Evangelical World Ministry, aho muri mwese ku migabane y'isi itandukanye, abari i Burundi, abari Nairobi, abari ahantu henshi hatandukanye, ngo mwegere Imana ibahe umugisha kandi Uwiteka akomeze kubagirira neza. Ndabakunda cyane, Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro ku bwanyu. Ndiyegereza kandi n'abandi bose batari abanyamuryango ariko badukunda, kugira ngo Imana ibagirire neza, ndetse namwe mwese mwakoze subscribe kugira ngo mubane natwe muri ubu buryo Imana yatanze. Namwe rwose ndabazirikana kandi ndabakunda, kandi Uwiteka abagirire neza. Waba rero ari ubwa mbere ugeze aha nk'uko nari mbivuze, turagusaba kugira ngo ube umunyamuryango wacu hano w'iyi channel. Nta kindi bisaba, nta mafaranga bisaba, ni ugukora kuri subscribe na notification,
kugira ngo uko amavideo yose azaza dukora duhita ubibona ku munota wa mbere, bitarinze kugenda wenda ngo ushakisha izina cyangwa bigenda ukundi, muzaba mukoze. Rero Imana ibagirire neza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana hano mu Gutegeka kwa 2, ibice 8, umurongo waho wa 11. Haravuga ngo titre y'amagambo aho ngaho ku gice 8 haravuga ngo Mose abihanangiriza. Hanyuma igice cya 11 kiravuga ngo wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe ngo utitondera ibyo yagutegetse n'amategeko yayo ngutegeka uyu munsi, numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, ntuzibagirwe. N'ahandi hakomeza havuga ngo inka zawe, imikumbi yawe n'ibindi byinshi, ariko nashatse kuganira uyu murongo gusa 11 aho Mose yabwiraga Abisiraheli ababwira ngo mwirinde ndabihanangiriza, numara kurya, numara gukira, numara kubaka amazu ukayabamo, numara kubona ibyiza byinshi, ntuzibagirwe. Kwibagirwa ni bibi. Nanjye nifuje ko dusangira iri jambo ry'Imana, nanjye nibwira, ese ntiwaba waribagiwe imirimo Uwiteka yagukoreye? Ntiwaba waribagiwe imihigo wahigiyaga Imana igihe wari ufite ikibazo runaka ubabaye ukavuga ngo Mana nunkorera iki kintu nanjye nzagira gutya? Imana ikagukorera barangiza ukibagirwa. Ese bene data, Imana tuyishakaho kugusidusubiza ubuzima bwacu n'Imana tuyizaho igihe gusa dufite ibibazo? Isuzume neza, utekereze neza utuje, uvuge, uganire n'umutima wawe, ubaze ngo ese ntacyo naba naribagiwe? Wibuke ubutayu, wibuke muvuge ngo ese byose bimeze neza? Niba byose bimeze neza, Uwiteka ahabwe icyubahiro kandi Imana igumugisha, kuko abantu uko turemye muri izo ntege nke turazigira. Hari igihe uzutaragira ikintu, wamara kukibona ukaba wibagirwaho bwa buremere wagishatsemo, ukaba ubishiraho ugahita ubyibagirwa. Ejo hakaza ikindi nanone ukagira gute, ukabyibagirwa. Ukazwa mupfukamira Imana ukavuga ati Mana noneho iki nawe ko ndabona ko kigukomere, ikise wowe wagikora? Turebe ukuntu kiba kingana muri wowe, ariko ntabwo ku Mana ariko kiba kingana. Imana ikavuga ati ndamureba, ikagira gute, ikakiguha, ejo ukibagirwa. Bene data ati muzibagirwe, kuko ibyo Imana yaguhaye ni byiza pe, ni byiza, ariko kandi kwibagirwa bituma uhomba n'ibindi byiza kurushaho. Wibwira ko wenda washitse, kandi hariho ibindi byinshi byiza Imana igufitiye. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero tiwumve ko washitse, ntiwumve ko nta bintu bikeneye ku Mana, ntukibagirwe. Ndabaha urugero rutoya ko uri filime imwe nigeze kureba. Umukobwa yaragiye aja mu mujyi, mu cyaro, aje gushaka akazi ashike, akundana n'umuhungu w'umukire. Urumvaga faranga zose yarazifite, barakundanye. None umunsi umwe bari gutembera bahura na mama wa mukobwa. Mama wa mukobwa aza kumuhobera nyine nk'umwana, na nyina avuga ati narakubuze mwana wanjye. Umukobwa asohoka nyine mu modoka yitaza amubwira ati ngute njye se ndakuzi? Umumama ati uranyibagiwe? Njyewe wowe gutwite wowe na ejo. Abantu baza bibagirwa batarakamuka n'amazi. Ejo wewe uvuye hano iwanje, mwana wanjye kera iminsi ngayo ugiye mu mujyi, uranyibagiwe? Umukobwa aravuga ati reka wa mukecuru we,
urumva jewe afata umusore wiwe ukuboko aramuga ati uyu mukecuru yasaze ntabyo sinzi ibyarimo cye nta nubwo munsi umuhungu akamuga ati ko ni gute umukecuru nk'uya yakibeje umuhungu nyine agira arakina umukecuru akomeza resista aramuga ati mwana wanjye wa mukobwa ahita afata amazi mu ibase aramumena n'agasuzugura aramuga ati wowe wa muturage wese nkuziye umuhungu ahita avuga ati uyu mukobwa nkoye akabafashe ibase akamenaho mama wiwe ubu nge ndamujyana mu rugo ngo aje kugira gute ubu se ngewe niba koko yari mama we niyo yaba atari na mama we da umuntu mukuru wese asabwa kubaho iso umuntu najyana umuhungu ahita amuga ati rero bye umukobwa aramupfukamira bigenze gute ibiki tugende umuhungu aramuga ati hoya unteye ubwoba kubera ibintu ukoreye uyu mudamu ntabwo ntakomezanya nawe birarangira ahitaza imodoka aragenda ibyakurikiyeho rero umukobwa yahise agenda apfukamira nyina aramubwira ati mama mbabarira nyine nyina aramuga ati njyewe ubu mukecuru w'umucanga nagukarabye nagukuye mu bana banjye aramukaraba ati nanjye sinkuzi ndaguciye umukobwa asaba imbabazi nyina arazimwima aho nakuyemo n'irindi somo ukuntu abantu turi abantu hari aho tuza dutanga imbabazi nyine kandi bibiri zibaho nimusaba imbabazi muzihabwe kuko utazazitanga nawe ntazazihabwa ariko nyine abantu hari ahantu bagera bakababara kubera ibi bishobora kumukorera kuko ati uriya muntu wapi niyo yazinsaba gute sinazimuha cyangwa wanazimuka avuga ati narazimuhaye ariko baye uriso umuntu nakongera kwiyegereza mu buzima murabizi ko biba ariko Imana icyiza cy'Imana nubwo wibagiwe gute uyu munsi niwumvira ijambo rikagukomanga ugenda usaba Imana imbabazi ubwenge Imana mbabarira ko nibagiwe iri jambo niri umbabarire Imana irahita ikubabarira yongera ikwakire n'imbabazi zayo kuko ni umubyeyi mwiza ni umubyeyi utajya wibagirwa kandi Imana ntiyanga abanyabyaha ntiyanga umuntu ahubwo yanga icyaha irahita ikwiyegereza wongere ugirana ubusabane n'Imana bene data ni ukuri ntitwibagirwe kuko ari nk'igihe uzugira ngo byari bikwiriye none se kuba mfite ibi ni rusange kuba mfite inzu ni rusange kuba mfite iki n'iki ni rusange n'abapagani barabigira ndetse banagira n'ibya mirenge uwo ni umwuka wa shitani uri kugusura niba uzi ko wabibonye ukubise ivi hasi ari nako kandi ujye urekonesa izo mbaraga zabiguhesheje ko uwo mupagani we yabibonye atasenze nta n'urubanza kuko we nta n'Imana ntitukibagirwe ineza Imana yatugiriye bene data ndavuga n'abantu bakijijwe Imana ikabagirira neza mu buryo bumwe n'ubundi mwibuke mwongere Imana ikunda amashimwe Imana ikunda icyubahiro cyayo kandi Imana irabakeneye ibyo yabahaye biri mu isi byose ni ibyayo iracyafite ibindi ariko icyo ukeneye ni wowe kandi nawe ntiwirare ngo wumve ko Imana utakikeneye kubera ko wabonye ufite ibintu byose biriya ni iby'abaturage biriya ni iby'abantu bafite umwanya ushaka ugenda ugafata hariya ugafata ngo kuragira gute ngo tujye gusenga ngo tugire gute n'iby'abantu bafite umwanya uribesha cyane umwanya nawe urafite nawe utagira umwanya nta muntu ujya uba bize 24 hours ntawe n'abantu bari bize gute ndabizi ko cyane ibi bihugu biri ino abantu barahuze usibye ko nta badahuze n'abandi bose hatandukanye barahuze ugasanga urahuze pe va mu kazi ukora izindi nshingano nk'umubyeyi ndavuga wenda nk'abadamu cyangwa n'abagabo mu ngeri zose usanga umunsi uri full book ariko ntabwo wabura 5 minutes ntabwo wabura 10 minutes kubera ko nubwo muri bize gutyo nzi ko nta muntu ubwira adafashe na telefone byibuze ngo
arebe ko hari umuhamagaye cyangwa se asome message cyangwa se afungure n'iyi video yanjye ndavuga kuri YouTube kubera ko abantu iterambere ryarabaye ryinshi. Uwo mwanya rero ntiwananirwa kwegera Imana izi myanya dufite. Ntukanicire n'urubanza. Hari abantu bicira urubanza bavuga ngo kera jewe nagasafata iminsi 7 ngasenga, none ubu ndakora iminsi 7 mu cyumweru. Nisuko Imana ntimbureminga ko ntayegera nkuko byari bikwiriyeho ire kubibona uko bimeze. Imana niyo ya mbere, ni umusirimu, irabizi byose, ni nayo igendana n'iterambere. Fata ya minsi 7 uyikoremo, ariko umwanya wundi usigaye niba ariyo usigaza iyo minota 5 mu kantu wenda k'ingenzi ushobora gukora, niba ugakora iminota 3 2 y'Imana, iyo ngiyo 2 izahwana n'iyo minsi 7 wagaze usenga. Abantu benshi bari busy, ariko mu bubize bwawe umwanya usigaye ndabizi kutajya ubura uwuhema Imana ibagirire neza. Nongeye kandi gusaba umuntu waba atarakizwa yegere. Turacari ku ngoma y'intebe y'imbabazi. Ari igihe tuvuga ibintu abantu bakagira ngo ni amateka cyangwa se ni uguterana kuraje kugira ngo iminsi yicume, ariko ntabwo ariko kuri. Turi mwisi, turi abagenzi ko turaja mu ijuru, iwacu niho twavuye. Icyo mbasaba, uriho kandi hari umunsi Imana izaguhamagara ugasubira iyo wavuye. Twaje hano kuri tele kugira ngo dukore misiyo y'Imana. Hagati aho kandi nabambaza n'abakristo uko murakora ibyo mwahamagariwe, ariko abantu batarumva Imana, batarakizwa, mwegere mwakire Kristo nk'umwami n'umukiza, ayobore ubuzima bwanyu, mube basha mukurikira inzira y'ubugingo, mutazarimbuka. Kuko hari igihe bitazaba bigishoboka ko Kristo abona. Ubu ni free, ndetse n'iby'Imana bamwe ko babifata nk'ibintu bisanzwe kuko ari ibintu ariko nubwo tubibabwira mukagira ngo nyine ni nka filime turi gukina, ariko mu by'ukuri birahari. Yesu ariho, Kristo ariho, Imana iriho. Yesu azagaruka gutwara itorero rye, umuriro uriho, geonome iriho. Abatarakijijwe bazarimbuka, abanyabyaha bazarimbuka, abakristo bazajya mu ijuru. Uko niko kuri kuzuye. Rero mwegere, mukizwe, mukurikire inzira y'agakiza, mukurikire Kristo, ntawe ujya mu ijuru atanyuze kuri we, hanyuma ayobora ubuzima bwanyu, kuko niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, kugira ngo muhabwe ubwo bugingo n'ubwo buntu. Kumukurikira n'ubuntu, gukizwa nta kiguzi, twabiherewe ubuntu, yamajije kubiduhera ubuntu. Ijambo ry'Imana ribafashe. Murakoze. Mwami Yesu, ndagushimiye ku ijambo ryawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Sabiye abantu bose bazafungura iyi video kugira ngo bazasurwe nawe. Ngende igikoresho navuze ibyo wateguye wakeneye kuvuga. Cyo nsabira nuko abantu bose bazumva iyi video zobasha kubasura mu buryo bwawe, kandi nsabira abatarahindukira kugira ngo bahindukire, abibagiwe neza yawe bongere bibuke imirimo n'ibitangaza byawe. Batarakumenya Mwami, bahere ko bafata umwanzuro ukugukurikira umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Urakoze Kristo, mwana w'intama w'Imana. Ni wowe wenyine Imana zaramya, ni wowe Imana yonyine ikwiriye gushimwa, ni wowe Imana yonyine ikwiriye icyubahiro. Abarwayi Imana ubakize mu izina rya Yesu Kristo. Abafite ibibazo bitandukanye by'ubuzima, uzi buri mwe wese mwiteho. Ndetse kandi nzi neza ko hari n'abandi batazagirirwa amahirwe
yo kumva iyi video, ariko uza abantu bose. Sabiye buri muntu wese ufite ikibazo kimuremereye uri guhamagara Mana, ubashe kumusubiza, ubashe kumwumva, ihumure ribe muri we, abashe kubona gutabarwa kuva iwawe. Ku ijambo ryawe riravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye. Abagutabaza bose Mana, mu bibakomereye byose wowe ubona, kuko wowe ushoboye byose, nta na kimwe kiza kikunanira. Ubashe kubasubiza kugira ngo Umwami Yesu babashe kugubwa neza. Urakoze Kristo, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen.